Hello friend, nongeye kubakira hano kuri Technology Update. Uyu munsi rero ngiye kubabwira uburyo ushobora kwamamariza kuri WhatsApp yawe uri nk'umucuruzi cyangwa ukora indi business. Tudatinze rero, uraza hano uhite winjira muri WhatsApp yawe. Niwinjira muri WhatsApp yawe winjiremo, then ukande hano unyura ugiye gushyiraho status. Ahangaha hano hepfo, hano hepfo. Uhakande. Then uzi ukande hano hari akantu kameze nka kamera. Ahangaha. Numara kuhakanda then rero tuhakande. Hano uri kubona bakweretse amafoto y'ibintu hano, amafoto. Nenda twebwe ducuruza telefone, uzaza wemeze kuri iyo telefone yawe ugurisha kabisa, niba uri umucuruzi cyangwa ukora indi business runaka. Kugira ngo rero icyo gicuruzwa cyawe kizagere ku bantu benshi, uraza ukande hano handitse ngo arobase. Ahangaha mwese nizere ko mwese murimo kuhabona. Hano handitse arobase. Ahangaha. Numa uzuhakande. Tegereze gatoya. Utegereze bakwereke abantu ufite kuri WhatsApp yawe bose babakwereke. Bose barahita. Urabona ko bakweretse abantu benshi cyane. Noneho wowe dore ikintu uzaza ukora, uzaza wemeze ku wa mbere, wemeze ku wa kabiri, wemeze ku wa gatatu. Ugende wemeza abantu benshi ushaka ko bari bubone icyo gicuruzwa, noneho then ube wabona abakiriya. Niba ukunze iyi video kabisa, ugende udakoze subscribe hano kuri Technology Update, utange comment, ukore share, ndetse ushyireho n'icyifuzo cyawe cy'ibyo twazagukorera ubutaha. Ku muntu wese kabisa wabirangije nawe urebye ibi video bikarangira, ndagushimiye kabisa, wiha amashyi, uri umuntu w'umugabo.